ikintu kinzanye mu rugo we mukabona ari wanjye atari wawe ntabwo nzanywe n'amahane no atari kurwana kwa nawe nkubito iwawe uruzanywe n'iki nzanywe no kuguha gasopo y'iki gasopo ku mubyeyi wanjye urayironja baza gayi itonde hano ni wanjye nubwo ndi wawe ntabwo ufite ubushobozi bwo kunsohora nk'ihema tell me uranyumva uzanywe n'iki uratinyuka ukaza kunteshereza umutwe mama urumva ufite ubwenge bukora ahubwo wowe ibintu urimo kandi Rugema amategeko arakuziye kandi ntabwo uzagumya kwigira gutya birasubirwamo ndakwiyamye nguhaye gasopo n'undi munsi ujye wirirwa umutware w'uru rugo rwawe nubwo atari urwawe ariko iwacu ahangaha niho widegembye uko ushaka kandi nabyo ni iby'igihe gitoya brother ntacyo mpfana nawe uranyumva ntacyo mpfana nawe bose tumuzirika tumusohoreze ku iyi mbwa yawe ariko ibintu ibyaha byose nta na kimwe kigira ubwenge bukora guma hariya mwihorere ko ndewe ukiri umusore ukeneye iterambere ukeneye kugera aho ugera wajya ugenda gakeya ukabanza wumva ukumva imiterere y'ibintu mbere kuhubuka burya ukora ibintu byawe uhubutse ariko ntiwakagombye kubuhubuka urumva ntiwakagombye kubuhubuka aho ruge kuba jyewe ibyo ni byo bikubwira ngo naje wanyu jyewe nzi wanyu gukora iki jyewe arega murabikorera mu mwijima ariko hari igihe umwijima bwoko ki imbere y'amategeko njye nashatse ntabwo nazi wanyu jyewe nza gukora iki jyewe ngo mama wawe n'ibiki byose ntawe naje jyewe barakubeshya urumva ahubwo hari ukuntu baba bashaka kukwakserera mu mbaraga nk'ibi uzabyigira ugeze ryari ibiki nibyo baba wigira nyine urumva bizaguhira koko ntabwo bishoboka gukomeza uvogera urugo rw'iwacu ntabwo byakunda keretse mama atarabyaye none se nyoko akubwiye ngo iki se akubwiye ko ugera avogera urugo rwanyu ntabwo ndaruvogera ndamutse naruvogereye ntabwo byameze bityo uranyumva ndamutse mbazi waba ufunze waba ufunze cyangwa waba wapfuye ariko ko ari igihe uzinjiramo hari ugasohoka uri umurambo hehe hari iwacu si nyine kwinjira n'iwanyu unabimenye iribagiza uyu munsi wa none yahize aravuga ati ngewe ngomba gukoresha uko nshoboye nkaba nashaka dogiteri nkaba nakoresha uko nshoboye mama we agakira kuko mama we mbibutse yakoze impanuka ayikorana ari kumwe na iribagiza mu modoka papa wabo arapfa ariko umwana arasigara ndetse na nyina gusa umwana yaje guhura n'ikibazo cyo kwibagirwa ibintu byose na nyina ahura n'icyo kibazo ariko nyina ntabwo yaje kubimenya rero Rugema yaje kuhita afata nyina mujyana ahantu kure cyane arangije umwana we amuzana kumugira umwana we mu rugo nibwo yamuhaye Mukanambara iribagiza kure ataza ababyeyi be ariko afatira Rugema na Mukanambara kari ababyeyi be Mukanambara rero we ntabwo yamubaniye yamufashe nabi akajya amutoteza amwereka yuko wagira ngo ni mukaso rero iribagiza abantu bashatse kumufasha Emere na kamarade baza kumwereka ukuri banamushakira umuti arawunywa aribuka ibyo byose arabimenya niyo mpamvu rero nkuko mwagiye mubibona iribagiza yavuze ati uriya mudogiteri wamfashije nkibuka nanjye ngomba kumwegera anashimira bakamarade ati ngomba kumwegera nkaba nakoresha uko nshoboye mama wanjye akibuka nkuko mama we mubizi yaribagiwe kuba mama we yaribagiwe rero ntabwo ari ikosa rya iribagiza ahubwo nuko iribagiza ikintu cyamubabaje nuko yageze imbere ya mama we agatekereza akavuga ngo ese mama wanjye niba ari umubyeyi wanjye amezi 9 amaraso yanjye namwe naye ndetse dufite ibintu byinshi duhuriyeho nukubera iki yanyisindaya akanyita umuntu ushaka kumutwarira umugabo ibyo ngibyo mbibutse ushobora kwibuka igihe Rugema yabwiraga uriya mugore ati rero iribagiza kuko Rugema yaravuze ngo hari umukobwa na rose bita iribagiza Rugema umugore we atamubaza ati se uyu iribagiza ninde arangije Rugema abeshye yuko ari umukobwa ngo bakundanye kera ariko bakaza gushwana none ngasigaye araramurota mu nzozi rero abagaruka mu nzozi ugasanga ni ibintu
bitari byiza cyane. Ese uyu munsi wa none uri kubona koko Iribagiza araza kugera ku nzozi ze? Ese Cyusa yabibwiraga Cyusa araza kumufasha? Kuko Cyusa arababaye, ababajwe n'iki rero? Nuko mama we yenda kwicwa. Ushobora kwibaza gute ngo yenda kwicwa gute? Rugema yaraje amutera ubwoba, maze kumutera ubwoba aramubwira ati nzakwica mu gihe urenze kuri ibi, yuko Iribagiza atazemera yuko abe yajya hariya iwabo kureba mama we. None byararangiye n'ubundi yagiyeyo. Ikintu turi kuvuga ngo ese Rugema yabashije kubimenya? Niba Rugema yarabimenye, se kugaruka kuriya n'umujinya mwinshi cyane wari wo kugira ngo aze abwire abangaba bari bagiza ndetse n'uno mugore yuko igihe cyo gupfa cyegereje. Uyu mugore rero bitewe n'akababaro ndetse n'ubwoba yabibwiye Cyusa, ayibwira Iribagiza. None Cyusa yafashe umwanzuro wo kugenda guhorera nyina. Ese Cyusa araza kugera kuri izi bintu byo kuvuga ngo agenda ahorere ngo mama we? Iribagiza uyu munsi wa none yahize, aravuga ati ngewe ngomba gukoresha uko nshoboye, nkaba nashaka dogiteri, nkaba nakoresha uko nshoboye mama we agakira. Kuko mama we mbibutse yakoze impanuka ayikorana ari kumwe na Iribagiza mu modoka. Papa wabo arapfa ariko umwana arasigara ndetse na nyina. Gusa umwana yaje guhura n'ikibazo cyo kwibagirwa ibintu byose, na nyina ahura n'icyo kibazo ariko nyina ntabwo yaje kubimenya. Rero Rugema yaje kwita afata nyina aramujyana ahantu kure cyane, arangije umwana we amuzana kumugira umwana we mu rugo. Nibwo yamuhaye Mukanambara. Iribagiza kure atazi ababyeyi be, ariko afatira Rugema na Mukanambara ko ari ababyeyi be. Mukanambara rero we ntabwo yamubaniye, yamufashe nabi akajya amutoteza, amwereka yuko wagira ngo ni mukaso. Rero Iribagiza abantu bashatse kumufasha Emere na kamarade baza kumwereka ukuri, banamushakira umuti arawunywa aribuka. Ibyo byose arabimenya. Niyo mpamvu rero nkuko mwagiye mubibona Iribagiza yavuze ati uriya mudogiteri wamfashije nkibuka, nanjye ngomba kumwegera. Anashimira bakamarade ati ngomba kumwegera nkaba nakoresha uko nshoboye mama wanjye akibuka. Nkuko mama we mubizi yaribagiwe. Kuba mama we yaribagiwe rero ntabwo ari kosa rya Iribagiza, ahubwo nuko Iribagiza ikintu cyamubabaje nuko yageze imbere ya mama we agatekereza akavuga ngo ese mama wanjye niba ari umubyeyi wanjye amezi 9, amaraso yanjye namwe naye ndetse dufite ibintu byinshi duhuriyeho, nukubera iki yanyise indaya akanyita umuntu ushaka kumutwarira umugabo? Ibyo ngibyo mbibutse ushobora kwibuka igihe Rugema yabwiraga uriya mugore ati rero Iribagiza, kuko Rugema yaravuze ngo hari umukobwa na rose bita Iribagiza. Rugema umugore we atamubaza ati se uyu Iribagiza ninde? Arangije Rugema abeshye yuko ari umukobwa ngo bakundanye kera ariko bakaza gushwana, none ngasigaye araramurota mu nzozi. Rero abagaruka mu nzozi ugasanga ni ibintu bitari byiza cyane. Ese uyu munsi wa none uri kubona koko Iribagiza araza kugera ku nzozi ze? Ese Cyusa yabibwiraga Cyusa araza kumufasha? Kuko Cyusa arababaye, ababajwe n'iki rero? Nuko mama we yenda kwicwa. Ushobora kwibaza gute ngo yenda kwicwa gute? Rugema yaraje amutera ubwoba, maze kumutera ubwoba aramubwira ati nzakwica mu gihe urenze kuri ibi, yuko Iribagiza atazemera yuko abe yajya hariya iwabo kureba mama we. None byararangiye n'ubundi yagiyeyo. Ikintu turi kuvuga ngo ese Rugema yabashije kubimenya? Niba Rugema yarabimenye, se kugaruka kuriya n'umujinya mwinshi cyane wari wo kugira ngo aze abwire abangaba bari bagiza ndetse n'uno mugore yuko igihe cyo gupfa cyegereje. Uyu mugore rero bitewe n'akababaro ndetse n'ubwoba yabibwiye Cyusa, ayibwira Iribagiza. None Cyusa yafashe umwanzuro wo kugenda guhorera nyina. Ese Cyusa araza kugera kuri izi bintu byo kuvuga ngo agenda ahorere ngo mama we? Iribagiza uyu munsi wa none yahize, aravuga ati ngewe ngomba gukoresha uko nshoboye, nkaba nashaka dogiteri, nkaba nakoresha uko nshoboye mama we agakira. Kuko mama we mbibutse yakoze impanuka ayikorana ari kumwe na Iribagiza mu modoka. Papa wabo arapfa ariko umwana arasigara ndetse na nyina. Gusa umwana yaje guhura n'ikibazo cyo kwibagirwa ibintu byose, na nyina ahura n'icyo kibazo ariko nyina ntabwo yaje kubimenya. Rero Rugema yaje kwita afata nyina aramujyana ahantu kure cyane, arangije umwana we amuzana kumugira umwana we mu rugo. Nibwo yamuhaye Mukanambara. Iribagiza kure atazi ababyeyi be, ariko afatira Rugema na Mukanambara ko ari ababyeyi be. Mukanambara rero we ntabwo yamubaniye, yamufashe nabi akajya amutoteza, amwereka yuko wagira ngo ni mukaso. Rero Iribagiza abantu bashatse kumufasha Emere na kamarade
baza kumwereka ukuri banamushakira umuti arawunywa aribuka ibyo byose arabimenya. Niyo mpamvu rero nkuko mwagiye mubibona Iribagiza yavuze ati uriya mudogiteri wamfashije nkibuka nanjye ngomba kumwegera, anashimira bakamarade ati ngomba kumwegera nkaba nakoresha uko nshoboye mama wanjye akibuka nkuko mama we mubizi yaribagiwe. Kuba mama we yaribagiwe rero ntabwo ari kosa rya Iribagiza, ahubwo nuko Iribagiza ikintu cyamubabaje nuko yageze imbere ya mama we agatekereza akavuga ngo ese mama wanjye niba ari umubyeyi wanjye amezi 9 amaraso yanjye namwe naye ndetse dufite ibintu byinshi duhuriyeho, nukubera iki yanyise indaya akanyita umuntu ushaka kumutwarira umugabo. Ibyo ngibyo mbibutse ushobora kwibuka igihe Rugema yabwiraga uriya mugore ati rero Iribagiza, kuko Rugema yaravuze ngo hari umukobwa na rose bita Iribagiza. Rugema umugore we atamubaza ati se uyu Iribagiza ninde? Arangije Rugema abeshye yuko ari umukobwa ngo bakundanye kera ariko bakaza gushwana none ngasigaye araramurota mu nzozi. Rero abagaruka mu nzozi ugasanga ni ibintu bitari byiza cyane. Ese uyu munsi wa none uri kubona koko Iribagiza araza kugera ku nzozi ze? Ese Cyusa yabibwiraga Cyusa araza kumufasha? Kuko Cyusa arababaye, ababajwe n'iki rero nuko mama we yenda kwicwa. Ushobora kwibaza gute ngo yenda kwicwa gute? Rugema yaraje amutera ubwoba, maze kumutera ubwoba aramubwira ati nzakwica mu gihe urenze kuri ibi, yuko Iribagiza atazemera yuko abe yajya hariya iwabo kureba mama we. None byararangiye n'ubundi yagiyeyo. Ikintu turi kuvuga ngo ese Rugema yabashije kubimenya? Niba Rugema yarabimenye se kugaruka kuriya n'umujinya mwinshi cyane wari wo kugira ngo aze abwire abangaba b'Iribagiza ndetse none mugore yuko igihe cyo gupfa cyegereje. Uyu mugore rero bitewe n'akababaro ndetse n'ubwoba yabibwiye Cyusa, ayibwira na Iribagiza. None Cyusa yafashe umwanzuro wo kugenda guhorera nyina. Ese Cyusa araza kugera kuri izi bintu byo kuvuga ngo agenda ahorere ngo mama we? Iribagiza uyu munsi wa none yahize aravuga ati ngewe ngomba gukoresha uko nshoboye nkaba nashaka dogiteri nkaba nakoresha uko nshoboye mama we agakira. Kuko mama we mbibutse yakoze impanuka ayikorana ari kumwe na Iribagiza mu modoka, papa wabo arapfa ariko umwana arasigara ndetse na nyina. Gusa umwana yaje guhura n'ikibazo cyo kwibagirwa ibintu byose, na nyina ahura n'icyo kibazo ariko nyina ntabwo yaje kubimenya. Rero Rugema yaje kwita afata nyina mujyana hano kure cyane, arangije umwana we amuzana kumugira umwana we mu rugo. Nibwo yamuhaye Mukanambara. Iribagiza kurataza ababyeyi be ariko afatira Rugema na Mukanambara kari ababyeyi be. Mukanambara rero we ntabwo yamubaniye, yamufashe nabi akajya amutoteza amwereka yuko wagira ngo ni mukaso. Rero Iribagiza abantu bashatse kumufasha Emere na kamarade baza kumwereka ukuri banamushakira umuti arawunywa aribuka ibyo byose arabimenya. Niyo mpamvu rero nkuko mwagiye mubibona Iribagiza yavuze ati uriya mudogiteri wamfashije nkibuka nanjye ngomba kumwegera, anashimira bakamarade ati ngomba kumwegera nkaba nakoresha uko nshoboye mama wanjye akibuka nkuko mama we mubizi yaribagiwe. Kuba mama we yaribagiwe rero ntabwo ari kosa rya Iribagiza, ahubwo nuko Iribagiza ikintu cyamubabaje nuko yageze imbere ya mama we agatekereza akavuga ngo ese mama wanjye niba ari umubyeyi wanjye amezi 9 amaraso yanjye namwe naye ndetse dufite ibintu byinshi duhuriyeho, nukubera iki yanyise indaya akanyita umuntu ushaka kumutwarira umugabo. Ibyo ngibyo mbibutse ushobora kwibuka igihe Rugema yabwiraga uriya mugore ati rero Iribagiza, kuko Rugema yaravuze ngo hari umukobwa na rose bita Iribagiza. Rugema umugore we atamubaza ati se uyu Iribagiza ninde? Arangije Rugema abeshye yuko ari umukobwa ngo bakundanye kera ariko bakaza gushwana none ngasigaye araramurota mu nzozi. Rero abagaruka mu nzozi ugasanga ni ibintu bitari byiza cyane. Ese uyu munsi wa none uri kubona koko Iribagiza araza kugera ku nzozi ze? Ese Cyusa yabibwiraga Cyusa araza kumufasha? Kuko Cyusa arababaye, ababajwe n'iki rero nuko mama we yenda kwicwa. Ushobora kwibaza gute ngo yenda kwicwa gute? Rugema yaraje amutera ubwoba, maze kumutera ubwoba aramubwira ati nzakwica mu gihe urenze kuri ibi, yuko Iribagiza atazemera yuko abe yajya hariya iwabo kureba mama we. None byararangiye n'ubundi yagiyeyo. Ikintu turi kuvuga ngo ese
Rugema yabashije kubimenya, niba Rugema yarabimenye se kugaruka kuriya no n'umujinya mwinshi cyane wari wo kugira ngo aze abwire abangaba bari bagiza ndetse n'uno mugore yuko igihe cyo gupfa cyegereje. Uyu mugore rero bitewe n'akababaro ndetse n'ubwoba yabibwiye Cyusa, ayibwira Neri bagiza, none Cyusa yafashe umwanzuro wo kugenda guhorera nyina. Ese Cyusa araza kugera kuri izi bintu byo kuvuga ngo agenda ahorere ngo mama we. Iribagiza uyu munsi wa none yahize aravuga ati ngewe ngomba gukoresha uko nshoboye, nkaba nashaka dogiteri, nkaba nakoresha uko nshoboye mama we agakira, kuko mama we mbibutse yakoze impanuka ayikorana ari kumwe na Iribagiza mu modoka, papa wabo arapfa ariko umwana arasigara ndetse na nyina. Gusa umwana yaje guhura n'ikibazo cyo kwibagirwa ibintu byose, na nyina ahura n'icyo kibazo ariko nyina ntabwo yaje kubimenya. Rero Rugema yaje kwita afata nyina mujyana hano kure cyane, arangije umwana we amuzana kumugira umwana we mu rugo, nibwo yamuhaye Mukanambara. Iribagiza kure ataza ababyeyi be ariko afatira Rugema na Mukanambara kari ababyeyi be. Mukanambara rero we ntabwo yamubandiye, yamufashe nabi akajya amutoteza amwereka yuko wagira ngo ni mukaso. Rero Iribagiza abantu bashatse kumufasha Emere na kamarade baza kumwereka ukuri, banamushakira umuti arawunywa aribuka, ibyo byose arabimenya. Niyo mpamvu rero nkuko mwagiye mubibona Iribagiza yavuze ati uriya mudogiteri wamfashije nkibuka, nanjye ngomba kumwegera, anashimira bakamarade ati ngomba kumwegera nkaba nakoresha uko nshoboye mama wanjye akibuka, nkuko mama we mubizi yaribagiwe. Kuba mama we yaribagiwe rero ntabwo ari kosa rya Iribagiza, ahubwo nuko Iribagiza ikintu cyamubabaje nuko yageze imbere ya mama we agatekereza akavuga ngo ese mama wanjye niba ari umubyeyi wanjye amezi 9, amaraso yanjye namwe naye ndetse dufite ibintu byinshi duhuriyeho, nukubera iki yanyise indaya akanyita umuntu ushaka kumutwarira umugabo. Ibyo ngibyo mbibutse ushobora kwibuka igihe Rugema yabwiraga uriya mugore ati rero Iribagiza, kuko Rugema yaravuze ngo hari umukobwa na rose bita Iribagiza. Rugema umugore we atamubaza ati se uyu Iribagiza ninde? Arangije Rugema abeshye yuko ari umukobwa ngo bakundanye kera ariko bakaza gushwana, none ngasigaye araramurota mu nzozi. Rero abagaruka mu nzozi ugasanga ni ibintu bitari byiza cyane. Ese uyu munsi wa none uri kubona koko Iribagiza araza kugera ku nzozi ze? Ese Cyusa yabibwiraga Cyusa araza kumufasha? Kuko Cyusa arababaye, ababajwe n'iki rero nuko mama we yenda kwicwa. Ushobora kwibaza gute ngo yenda kwicwa gute? Rugema yaraje amutera ubwoba, maze kumutera ubwoba aramubwira ati nzakwica mu gihe urenze kuri ibi, yuko Iribagiza atazemera yuko abe yajya hariya iwabo kureba mama we. None byararangiye n'ubundi yagiyeyo. Ikintu turi kuvuga ngo ese Rugema yabashije kubimenya, niba Rugema yarabimenye se kugaruka kuriya no n'umujinya mwinshi cyane wari wo kugira ngo aze abwire abangaba bari bagiza ndetse n'uno mugore yuko igihe cyo gupfa cyegereje. Uyu mugore rero bitewe n'akababaro ndetse n'ubwoba yabibwiye Cyusa, ayibwira Neri bagiza, none Cyusa yafashe umwanzuro wo kugenda guhorera nyina. Ese Cyusa araza kugera kuri izi bintu byo kuvuga ngo agenda ahorere ngo mama we. Iribagiza uyu munsi wa none yahize aravuga ati ngewe ngomba gukoresha uko nshoboye, nkaba nashaka dogiteri, nkaba nakoresha uko nshoboye mama we agakira, kuko mama we mbibutse yakoze impanuka ayikorana ari kumwe na Iribagiza mu modoka, papa wabo arapfa ariko umwana arasigara ndetse na nyina. Gusa umwana yaje guhura n'ikibazo cyo kwibagirwa ibintu byose, na nyina ahura n'icyo kibazo ariko nyina ntabwo yaje kubimenya. Rero Rugema yaje kwita afata nyina mujyana hano kure cyane, arangije umwana we amuzana kumugira umwana we mu rugo, nibwo yamuhaye Mukanambara. Iribagiza kure ataza ababyeyi be ariko afatira Rugema na Mukanambara kari ababyeyi be. Mukanambara rero we ntabwo yamubandiye, yamufashe nabi akajya amutoteza amwereka yuko wagira ngo ni mukaso. Rero Iribagiza abantu bashatse kumufasha Emere na kamarade baza kumwereka ukuri, banamushakira umuti arawunywa aribuka, ibyo byose arabimenya. Niyo mpamvu rero nkuko mwagiye mubibona Iribagiza yavuze ati uriya mudogiteri wamfashije nkibuka, nanjye ngomba kumwegera, anashimira bakamarade ati ngomba kumwegera nkaba nakoresha uko nshoboye mama wanjye akibuka, nkuko mama we mubizi yaribagiwe. Kuba mama we yaribagiwe rero ntabwo ari kosa rya Iribagiza, ahubwo nuko Iribagiza ikintu cyamubabaje nuko yageze imbere ya mama
we agatekereza akavuga ngo ese mama wanjye niba ari umubyeyi wanjye amezi 9 amaraso yanjye namwe naye ndetse dufite ibintu byinshi duhuriyeho n'ukubera iki yanyise indaya akanyita umuntu ushaka kumutwarira umugabo. Ibyo ngibyo mbibutse ushobora kwibuka igihe Rugema yabwiraga uriya mugore ati rero iribagiza, kuko Rugema yaravuze ngo hari umukobwa narose bita iribagiza. Rugema umugore we atamubaza ati se iribagiza ninde? Arangije Rugema abeshye yuko ari umukobwa ngo bakundanye kera ariko bakaza gushwana none ngasigaye araramurota mu nzozi. Rero abagaruka mu nzozi ugasanga ni ibintu bitari byiza cyane. Ese uyu munsi wa none uri kubona koko iribagiza araza kugera ku nzozi ze? Ese Cyusa yabibwiraga Cyusa araza kumufasha? Kuko Cyusa arababaye, ababajwe n'iki rero nuko mama we yenda kwicwa. Ushobora kwibaza gute ngo yenda kwicwa gute? Rugema yaraje amutera ubwoba, maze kumutera ubwoba aramubwira ati nzakwica mu gihe urenze kuri ibi, yuko iribagiza atazemera yuko abe yajya hariya iwabo kureba mama we. None byararangiye n'ubundi yagiyeyo. Ikintu turi kuvuga ngo ese Rugema yabashije kubimenya? Niba Rugema yarabimenye se kugaruka kuriya n'umujinya mwinshi cyane wari wo kugira ngo aze abwire abangaba bari bagiza ndetse none umugore yuko igihe cyo gupfa cyegereje. Uyu mugore rero bitewe n'akababaro ndetse n'ubwoba yabibwiye Cyusa, ayibwira nari bagiza. None Cyusa yafashe umwanzuro wo kugenda guhorera nyina. Ese Cyusa araza kugera kuri izi bintu byo kuvuga ngo agenda ahorere ngo mama we? Iribagiza uyu munsi wa none yahize aravuga ati ngewe ngomba gukoresha uko nshoboye, nkaba nashaka dogiteri, nkaba nakoresha uko nshoboye mama we agakira. Kuko mama we mbibutse yakoze impanuka ayikorana ari kumwe na Iribagiza mu modoka. Papa wabo arapfa ariko umwana arasigara ndetse na nyina. Gusa umwana yaje guhura n'ikibazo cyo kwibagirwa ibintu byose, na nyina ahura n'icyo kibazo ariko nyina ntabwo yaje kubimenya. Rero Rugema yaje kwita afata nyina aramujyana ahantu kure cyane. Arangije umwana we amuzana kumugira umwana we mu rugo, nibwo yamuhaye Mukanambara. Iribagiza kura ataza ababyeyi be ariko afatira Rugema na Mukanambara kari ababyeyi be. Mukanambara rero we ntabwo yamubaniye, yamufashe nabi akajya amutoteza amwereka yuko wagira ngo ni mukaso. Rero Iribagiza abantu bashatse kumufasha Emere na kamarade baza kumwereka ukuri, banamushakira umuti arawunywa aribuka. Ibyo byose arabimenya. Niyo mpamvu rero nkuko mwagiye mubibona Iribagiza yavuze ati uriya mudogiteri wamfashije nkibuka nanjye ngomba kumwegera. Anashimira bakamarade ati ngomba kumwegera nkaba nakoresha uko nshoboye mama wanjye akibuka. Nkuko mama we mubizi yaribagiwe. Kuba mama we yaribagiwe rero ntabwo ari kosa rya Iribagiza, ahubwo nuko Iribagiza ikintu cyamubabaje nuko yageze imbere ya mama we agatekereza akavuga ngo ese mama wanjye niba ari umubyeyi wanjye amezi 9 amaraso yanjye namwe naye ndetse dufite ibintu byinshi duhuriyeho n'ukubera iki yanyise indaya akanyita umuntu ushaka kumutwarira umugabo. Ibyo ngibyo mbibutse ushobora kwibuka igihe Rugema yabwiraga uriya mugore ati rero iribagiza, kuko Rugema yaravuze ngo hari umukobwa narose bita iribagiza. Rugema umugore we atamubaza ati se iribagiza ninde? Arangije Rugema abeshye yuko ari umukobwa ngo bakundanye kera ariko bakaza gushwana none ngasigaye araramurota mu nzozi. Rero abagaruka mu nzozi ugasanga ni ibintu bitari byiza cyane. Ese uyu munsi wa none uri kubona koko Iribagiza araza kugera ku nzozi ze? Ese Cyusa yabibwiraga Cyusa araza kumufasha? Kuko Cyusa arababaye, ababajwe n'iki rero nuko mama we yenda kwicwa. Ushobora kwibaza gute ngo yenda kwicwa gute? Rugema yaraje amutera ubwoba, maze kumutera ubwoba aramubwira ati nzakwica mu gihe urenze kuri ibi, yuko Iribagiza atazemera yuko abe yajya hariya iwabo kureba mama we. None byararangiye n'ubundi yagiyeyo. Ikintu turi kuvuga ngo ese Rugema yabashije kubimenya? Niba Rugema yarabimenye se kugaruka kuriya n'umujinya mwinshi cyane wari wo kugira ngo aze abwire abangaba bari bagiza ndetse none umugore yuko igihe cyo gupfa cyegereje. Uyu mugore rero bitewe n'akababaro ndetse n'ubwoba yabibwiye Cyusa, ayibwira nari bagiza. None Cyusa yafashe umwanzuro wo kugenda guhorera nyina. Ese Cyusa araza kugera kuri izi bintu byo kuvuga ngo agenda ahorere ngo mama we?